ibitsina byombi byahuye imboro n'igituba byanze ku butandukana. Uko bari gutaka ndayimena muka urumva uko bari gutaka wigwanisha imbaraga z'umubiri. Muraho mugabo. Ndaho Makuru y'imisi. ni meza ko twaburanye Umeze ute hubu? Yewe uyu munsi rinyiriyeho Uzikwi wajya ngo ni Chanete neza. rinyiriyeho ngeze naha nijoro ariko kubera ikibazo nari fitanye n'umudamu wari umaze iminsi andirira ndashatse kuvuga izina rikarazwi. Bigenze bite rero? Yewe nje yaje muri Kigali nawe urayizi. Amaze iminsi ambamagara afite ikibazo cy'umugabo umuca inyuma. Umutungo wose umugabo akorera yawumariye mu bandi bagore. Abana bariho nabi, umuryango uriho nabi, ariko yaraje arandirira numva ni ikibazo gikomeye. Ndamwakira tugira n'amasezerano. Ndangije musaba ibyo nagomba kumusaba. Arabimba. Sibyo muhasabye kuki mutajya mubivuga. Na amafaranga dukoresha imiti. Kuko iyi miti ndayigura imbenza cyane. Uwakubwira ngo amafaranga guzi umuti muno ni menshi cyane. Na hano mu Rwanda ndanubo wabona. Ubwo rero yanzaniye ikibazo ndacyakira, maze kucyakira ndavuga okay reka ngufashe kuko ibyanjye ni vuba ni muganga Rutebuka. Uyu munsi bari he rero nyine ko ndeba niwe utinzeho ubundi njya ngwamagara ugashabuka byakugendeka bite. Kose aya masa yewe abantu muzi muri Kigali ratazi guheza saa 12 ubona huca nta gantu ho guca bahurushya mbuti. Si urabona reba mbuti yaje ariko ngiye ni byashobotse. Urabona hano turiki naje nahageze. Urabona ko ndi muri Kicukiro nahageze. Nyine inkuru bimeze muri Remera nahageze. Ubwo rero umudamu akimara kunyiyambaza namusabye ibyo musaba arabimba. N'amafaranga aramuciye aranyemereye. Imiti ngoresha. Arangije kuyamba ndamubwira ati okay ubwo yambaye reka ngukorera umuti. Uyu munsi rero ku mbaraga afite dukoreraho nibwo nahise mbabwa ibimenyetso ko umugabo agiye gusambana. Oya ubikuye heru? Ndabifite bura hano ngiye mba ngufite nawe hano ufite ifoto yawe n'amazina yawe mba ngufite. Yego aho waba uri hose ku isi hose naba ngufite. Unje nkijijisha wahita umenya ko neza ariko noneho baza bari abantu bose bari hariya bakubwira ibintu bibaye. Bamwe ndi kubona bakameye abandi bafashe amafoto bafite amatelefone byose babikoze. Nabirangije neza uko twabisezeranye. Byagenze bite nyine nk'umuntu utaruhari? Nsanze abantu barimo bikura bari nawe ukunda inguru wa mugabo we. Nyine nsanze abantu barimo biciye ariko nabikoze. Ubu yaje ari nyesebura mu modoka yihina mu modoka. Urazi ko hari abantu batakigira n'ikinyabupfura basigaye bajya mu modoka. Ako mu modoka ubanza ngo haba ari sawa cyane. Nyine urabona reba ahantu bari bikinze inyuma y'iki kimodoka urabibona suri kubabona. Ariko hari abantu benshi babakameye abandi barabafotora kuko byari yanze kuvamo. Nari narayishyizemo nakoze umuti wo gutuma itavamo. Ibintu birasegera. Umuti ngo gutuma itagira itavamo. Icyo ni igihano mbanisha abagabo baca abagore babinyuma. Wagiye gutereta umugore wawe umukunze. Ni gute ubona undi mugore ngurararikinga amabuno ngurarikinga ubwiza uwo mugore wawe we ukimukunda we yarameze ati wenda ngo yarari mwiza. Ibyo mbahana mbabaye cyane na nubu ndarakaye niyo mpamvu mbikoze kuri icyo. Wabigenje ute nyine kuriya ko genda? Nabikoze ibyo ngiye namusezeranije miti namuhaye yarayubahirije yabikoze yanga kuvamo. Inde wanze kuvamo? Ibitsina byombi byahuye imboro n'igituba byanze ku butandukana. Wenda icyo ni Kinyarwanda so bifite se nawe ni Kinyarwanda ariko ibyo mbihanisha abantu yewe rwanga muganga Rutebuka. Yego singaba si batandukanye ruko mbageze nuko mbahaye imiti ihitivamo ariko abantu bashungeye bose bikomeye n'ubuyobozi bwahageze. Mwabantu ibyo bintu murabyumvize kandi murago. Ni gute umusore agenda agakunda umukobwa ngo aramukunze yarangiza aje kajya kumugereka abandi. Nzabura kubahana ngiye muganga Rutebuka uzanyiyambaza wese yabo wo mu Rwanda cyangwa ka wo muri Afrika n'Iburaya hose bivuze mbabaye nanarakaye cyane. Niteguye kubahana by'indangarugero kereka umuntu utazambamagara numba magara ngo umugore wawe yaguciye inyuma nzamuhana
numva amagara ngo umugabo wawe ari kuguca inyuma nzamuhana kuko imbaraga ndazifite nge muganga Rutebuka. Ibyo bintu wari uvuze nibutse kera mu bwana bajyaga bavuga ngo hari ukuntu abantu ngo baba bari nko mu gihuru barimo barakora iriya gahunda none ngo bakabarenza ingata, ni ingata babarengeje? Oya aho ushatse kunyinjirira mu buzima. We bajyaga babivuga. None sinawe wabaye umuvuzi gakondo kugira ngo ngubwire n'amabanga y'ingoresha noneho. Numvaga kera bavuga ngo iyo barengeje ngo ingata ubwo ngo baragumana ngo paka. N'ubudimaguzi bwawe ibyo bijyaniriye. Twikomereze. Hanyuma bari he byagenze bite bagiye he ko? Baza abantu ubwira bari abantu bose baguha amakuru yabo bakubwire n'ibyo maze gukora. N'uburyo mbafatanisha imiti yose maze gukoresha niho barekuranye.